Nshuti mwene data nongeye kugusuhuza no kukwifuriza amahoro dukomora mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Njyewe ndi Musoni Flavien, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga igitabo cy'Umugenzi twifashishije ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Kandi nanone iki gitabo cy'Umugenzi twabonye ko turi mu rugendo rwa Mukristo, turi mu rugendo rwa Mukristo rushushanya urugendo rwanjye nawe. Nshuti yanjye rero, ibi ni byiza cyane niba ubyitaho ukabiha agaciro, ukabona umwanya wo kwiherera ugasenga ku giti cyawe, usengera ubuzima bwawe, usengera impinduka ikenewe mu buzima bwawe. Ibyo ni byiza cyane. Reka rero mbere y'uko dutangira tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe wadushyizemo umuriro wo kugira ngo tuze muri wowe, wowe wadukundishije ibyawe, ukadukundisha urugendo rwawe, ukadukundisha umwana wawe, ukadukundisha umusaraba we, warangiza ukaduteza intambwe, ukatuzana mu nzu yawe, ndetse ukadukoresha urugendo rwo kuza tugusanga kuko ari wowe uduteza intambwe. Twongeye kugushimira, tugushimiye agakiza gakomeye twaboneye i Karuvari, kandi tugushimiye ko uyu munsi wa none urimo kudushyiramo ububyutse bwo kugira ngo ako gakiza tugaha agaciro. Kandi uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, turagusabye ngo ube hafi yacu, udusobanurire amabanga y'ubwami bwawe, kandi ikintu cyadutandukanya nawe kigizweyo, kugira ngo ikiganza cyacu cyo kwizera tukirambure, tubashe kwakira aya masezerano yawe dukomora mu ijambo ryawe. Kandi kwigisha kuba ukwawe, guhinduka kuba ukwacu tubikuye kuri wowe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, nongeye kukwishimira cyane muri iki cyigisho, aho tugiye kureba umugabane wa kabiri w'iki gice cyo mu gitabo cy'Umugenzi. Turi ku gice cya karindwi, cyangwa mu cyigisho cya musobanuzi. Uyu ni umugabane wacyo wa kabiri. Twari turimo kureba ibintu birindwi ukeneye kumenya mbere yo gukurwaho umutwaro. Mukristo arimo arerekera ku musaraba mbere na mbere, ariko mbere y'uko agera ku musaraba abanje guca kwa musobanuzi. Hari ibintu agomba gusobanukirwa kugira ngo nagera i Karuvari azamenye agaciro ka Karuvari. Ntabwo Imana yari gutanga umwana wayo abantu bataramenya uburemere bw'icyaha n'agaciro k'amaraso y'umwana wayo. Ni nayo mpamvu Adamu mu gihe cye hatahise Yesu ahita aza ngo ahita apfa, ahubwo mu gihe cya Adamu hagapfa umwana w'intama washushanyaga Yesu. Yesu rero yagombaga kuzaza igihe gikwiriye gisohoye nk'uko Bibiliya itubwiye, ariko abantu baramaze kumenya agaciro k'amaraso ye kugira ngo batazayitiranya na za ntama zisanzwe. Nshuti yanjye rero, kwa musobanuzi ni ahantu Mukristo yakuye ubusobanuro bw'ibintu bigendanye n'iby'agakiza. Ni naho yamenyeye yuko ibintu by'Imana nta mikino ibamo, ntacyo gusuzugurwa, byose bifite agaciro. Uyu mugabane wa kabiri rero, ngira ngo murabyibuka, musobanuzi niwe wamufataga ikiganza, kandi musobanuzi yagendaga amwinjiza mu byumba bitandukanye bitewe n'ikintu runaka agiye kureba. Nshuti zanjye, nagira ngo nkubwire ngo twese ntabwo turi mu cyumba kimwe ukurikije iby'Imana. Hari ushobora kuba ageze mu cyumba cya karindwi, hari ushobora kuba ageze mu cyumba cya kabiri, hari ushobora, uko tugenda Imana idufata ikiganza mu buryo bwo kwizera, igenda idusobanurira ibyo tubonye, niko n'ubumenyi bwacu butandukana, ariko icyo duhuriraho twese ni kimwe. Yaba bazi ibintu byinshi mu ijambo ry'Imana, yaba bazi bikeya, ariko twese niba dufite intego n'umugambi byo kuhinguka ku rupfu rwa Yesu n'umuzuko we bikaba ibyacu, kandi agakiza k'i Karuvari akaba ariko twumva katubeshejeho, tukazakomeza kwiratana ibyo byiringiro kugeza ku mperuka ubwo Yesu azaba aje tukinjira muri Siyoni yo mu ijuru. Ibyo byiringiro twese tubihuriraho. Reka rero mbabwire yuko mu bintu birindwi twavuze, bine twamaze kubibona. Ubu rero tugiye kureba ibintu bitatu Mukristo yakoreshejwe urugendo. Isomo rya gatanu yabonye ni irihe? Icya mbere, muri iki gitabo batubwira ko nanone musobanuzi yongeye amufata ikiganza, amugeza mu inzu yari irimo abantu bagendagendaga hejuru bambaye izahabu. Aba bantu bagendagendaga hejuru y'inzu bambaye izahabu. Bugufi bw'urugi kandi hari abantu baruhagaze iruhande. Aba bantu bari bameze nk'abashaka kwinjira, ariko ntibibashobokere. Mu magambo make, uwabarebaga mu maso yabonaga bafite amatsiko yo kwinjira, ariko ukabona bafite ikintu cy'ubwoba kibabuza kwinjira. Aho hantu kuri uwo muryango binjiragaho hari hicaye umugabo wandikaga amazina y'uwinjira wese.
izina rya buri muntu mbere y'uko umuntu ajya kurwana, ajya kwinjiraho, kuko hari n'urugamba kuri uwo muryango, yabanzaga kwiyandikisha. Inshuti zanjye rero, ibi bintu biratangaje. Mu bigendanye n'Imana, uzirinde kwinjira mu bintu ngo utangire urwane mugire gute utarandikisha izina ryawe. Ntabwo Imana ikoresha ba nyakabyizi. Abantu bose baza mu Mana babanza guhinduka abana bayo, noneho barangiza bakayikorera. Ariko cyaba ari ikibazo gushaka gukorera Imana utarahinduka umwana wayo. Hagombaga kubaho rero kwiyandikisha. Uwo muntu rero, muri uwo muryango hari abantu bifurebye, bari bafite ibikoresho by'intwaro, babuzaga abantu kwinjira, kandi abantu benshi bari batinye kwinjira pe. Mukristo arabyitegereza, agiye kubona haje umuntu w'intwari. Uwo muntu w'intwari araza, yegera wa mugabo wandikaga, aramubwira ati mutware, andika izina ryanjye. Arangije uwo mugabo afata inkota, arangije yambara n'ingofero. Ibingibi ngira ngo birasobanutse neza. Amaze gufata inkota no kwambara iyo ngofero, ararwana, abakomeretsa inguma nyinshi, ariko nabo baramukomeretsa. Arangije arinjira. Amaze kwinjira, bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura. Mu magambo make, iri somo Mukristo yaramwenyuye, nta nubwo yigeze abwira musobanuzi ngo binsobanurire. Mukristo muri we yahise amenya ko uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bw'Imana butwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Matayo 11 umurongo wa 12. Kandi ikindi kintu gikomeye, abantu benshi bari ku marembo y'ijuru, abantu benshi bari ku marembo y'iby'agakiza, yewe bafite amatsiko, baba baririmba, tumanika amaboko turirimba, tubwiriza rwose, bumva ibintu by'Imana biryoshye. Umubare munini w'abantu bari ku isi, agakiza bumva bakagiyemo byaba byiza, ariko bitewe n'icyo bisaba, bitewe n'intambara irimo, bitewe n'ibibazo, ibigeragezo, amakuba umuntu azahura nabyo, abantu benshi batinya kwinjira. Kandi nanone ikindi, kwandikwa ku izina ry'umuntu nanone bikurikirwa n'urugamba. Abantu rero benshi banze kwiyandikisha mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe ku kuremwa ku isi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko aba bantu banze kurwana intambara, bagize ubwoba. Nagira ngo mbabwire ngiki, urugamba ni uko nguko rumeze. Urahamagarirwa kwiyandikisha mu gitabo cy'umwana w'intama. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8. Ibyahishuwe 13, ibyahishuwe igice cya 14. Yego, ibyahishuwe igice cya, yego murakoze cyane. Reka iri somo turirebe kugira ngo ntarivuga mu mutwe. 13 umurongo wa 8 haranditse ngo, mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa ku isi. Iki gitabo rero cya Yesu Kristo cy'umwana w'intama, iki gitabo nta kindi ni ukwiyandikisha muri Kristo, akaba kuzi nawe ukaba umuzi kandi ukamuhungiramo. Rero abantu batinyaga kwiyandikisha, nshuti zanjye, uzirinde kurwanira Yesu kandi utarandikwa mu gitabo cye. Abantu benshi, amadini menshi ajya agira ibyo bita intambara ntagatifu, aho umuntu yemera gupfa bitewe n'uko umuyobozi w'idini rye yamubwiye. Ariko nagira mbabwire ngo abantu benshi, ndetse no mu bihe biri imbere by'akarengane, hari abantu bazemera kuzira iby'agakiza kandi Yesu atabazi. Nshuti yanjye rero, ni ikintu gikomeye kugira ngo wicare utekereze ku isano ufitanye n'Imana. Nta mubwiriza wabigufashamo, nta muyobozi w'idini wabigufashamo, nta muvugabutumwa udasanzwe wabigufashamo. Ni ibintu bikeneye gushaka umwanya wawe n'Imana. Izi ntwari rero, uyu mugabo w'intwari waje akiyandikisha, Mukristo yahise abona urugero. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ibintu by'Imana, ibintu by'agakiza birasaba kwiyemeza, birasaba ko tuva mu bwoba. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 7, Bibiliya irambwira ngo unesha azaragwa byose. Amen. Hagomba kubaho kunesha niba dushaka kuzaragwa ibya Kanani yo mu ijuru. Nanjye
umurongo wa 7 Ibyahishwe 21, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Amen. Kugira ngo tuba abana b'Imana biradusaba kunesha. Ariko se turanesha gute? Ntako twanesha twebwe ubwacu, Kristo uri muri twe niwe wanesha. Kubw'ibyo rero kumwakira niyo ntangiriro yo kunesha. Umurongo wa 8, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Mu magambo make, abanyabwoba n'abatizera, mu magambo make, ubwoba bugiye kuba ari cyo kintu cya mbere kigiye gutuma abantu bagwa mu byaha birimo kutizera. Ubu abantu kubera ubwoba bwo gutinya ubuzima, gutinya isi, gutinya aba bosi babo, gutinya ku kazi ko wakwirukanwa, gutinya yuko umugabo wawe yakureba nabi cyangwa umugore wawe, gutinya yuko papa wawe cyangwa mama wawe bakureba nabi, gutinya ko umuyobozi w'idini runaka yakureba nabi. Ibyo bintu bigiye gutuma abantu bahinduka batizera, abandi bagiye guhinduka bakora ibizira, bamwe bagiye guhinduka bicanyi kubera ubwoba, abandi bagiye guhinduka basambanya, abandi bagiye guhinduka abarozi, abandi bagiye gusenga ibishushanyo kandi bazi ko itegeko ry'Imana ribuza gusenga ibishushanyo, abandi bagiye guhinduka abanyamanyanga, abanyabinyoma. Aba bantu bose nta n'umwe uzinjira mu ijuru. Ariko nshuti yanjye, ni igiki kibitangije? Hano umurongo wa 8 Ibyahishwe 21 wagaragaje yuko ubwoba ariyo nsiriri y'ibintu ibyo ari byo byose. Ndasaba Imana ngo idukuremo ubwoba twiyandikishe. Ushobora kuba umaze igihe kirekire waratinye gufata umwanzuro runaka w'iby'Imana, waratinye kuza mu ruhande rw'agakiza, waratinye kuba umuntu w'Imana, ngo waratinye no kuyiyegurira ngo umaramaze bitewe n'ubwoba. Nshuti yanjye, ubwoba buzakugeza kure, ukwiye kubucika. Isomo mu Kristo yakuye hano ni uko umuntu ushaka iby'agakiza ntakwiye kugira ubwoba, kuko na Pawulo yarabivuze ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata. Zaburi 46 umurongo wa 2, Dawidi amaze gusobanukirwa umugambi w'Imana ifite ku bantu n'ubushobozi bwayo bwo gukiza bamaze kuyiyegurira, Dawidi yaravuze ngo Imana niyo, Zaburi 46 umurongo wa 2, Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umurongo wa 3 niwo nashakaga, nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka. Nshuti zanjye, ntabwo dukwiye gutinya kwinjira mu by'agakiza no kwiyegurira Imana no kumaramaza no kwihana ngo ni ubwoba dufite. Nshuti zanjye, icyo nashaka kubereka ni iki. Dawidi yavuze ko ntabwo isi yahinduka. Abantu benshi batinya ubuhanuzi, abantu bamwe baribaza ngo iki ngiki kizakurikirwa n'iki, ese mu minsi iri imbere ubukene nibwiyongera tuzabaho dute, abana bazabaho gute, akazi kagiye gusenyuka, ibiki byose. Ariko najya mbabwire ngo umuntu ufiteho Imana umufasha, akaba afiteho Imana ubuhungiro, afiteho Imana imbaraga, byanga byakunda mu byago no mu makuba ntabwo bazagira, kuko byanga byakunda nawe isi yahinduka, nawe imisozi yakurwaho ikajya imuhengeri. Abantu b'Imana ntago bakwiye gutinya. Ibi rero biratangaje cyane. Inshuti yanjye, nagira ngo dukomezanye na Mukristo. Mukristo yakomeje ahabwa iri somo kugira ngo rizagire icyo rimumarira mu rugendo rwe rwose. Mwibuke yuko Mukristo araha arimo arabwirwa amasomo kuko akwiye kwikuramo ubwoba. Harya muribuka ko imbere namara kurenga amaze kuva aho umusaraba wari uri, murabyibuka yuko yagombaga kugera imbere agahura n'ikigeragezo gikomeye cy'intare ziziritse. Yagombaga guhura n'abantu bagaruka bavuga ko bagiye i Siyoni bakabura barimo kugaruka. Yagombaga guhura na ba muhakanamana n'abandi. Kubw'ibyo rero akwiye kujya mu bintu by'Imana nta bwoba afite. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, mu gice cya 55, igice cya 55 cy'Abahanuzi n'Abami ni igitabo kimfasha gusobanukirwa n'ibyabaye mu bihe by'abami n'abahanuzi. Nshuti yanjye, iki gitabo igice cya 55 mu cyigisho cyitwa ubugambanyi bw'abapagani, umwanditsi w'iki gitabo yaranditse ngo umuntu w'inkorabusa atsindwa n'ibishuko bya Satani mu buryo bworoshye. Umuntu w'inkorabusa, umuntu w'umunyabwoba uri aho ngaho. Nshuti zanjye, ukwiye gusaba Imana, niba Imana yaraguhamagaye ikaguha n'icyo ukwiye kuyikorera kugira ngo utabinkorabusa. Ariko mu buzima bw'umuntu bufite intego ikomeye n'umugambi. Ndacyarimo gusoma ya page 616. Ntibyorohera ikibi kuhashinga ikirenge.
mu buzima bw'umuntu bufite intego ikomeye n'umugambi, ntibyorohera ikibi kuhashinga ikirenge. Ukwizera k'umuntu uhora atera intambwe ajya mbere ntikwigera gucogora, kuko haba hejuru, hasi ndetse no hirya, uwo muntu ahabona urukundo rutagerwa. Ukora ibintu byose kugira ngo asohoze umugambi we mwiza, umugaragu nyakuri w'Imana, akorana ukwiyemeza kutazigera gutezuka, bitewe n'uko intebe y'ubuntu ariyo bahora bishingikirijeho. Imana yagiye itanga ubufasha buvuye mu ijuru ku byihutirwa byose ubushobozi bwacu abantu butageraho. Mu magambo make, icyo nashaka kuvuga hano, umuntu w'inkurabusa ntazarokoka. Icya kabiri, umuntu wese wizera Imana buri munsi akashaka gutera intambwe asaba Imana ngo imuhe gusohoza ibyo yamusabye, akizera Imana adacogora, byanga byakunda, hejuru, hasi no hirya, azahabona urukundo rw'Imana. Kandi byanga byakunda, ibi bintu bizamutera kwiyemeza gukomeza urugendo. Reka twihute tugere ku isomo rya gatandatu. Musobanuzi yarongeye afata Mukristo ikiganza amwinjiza mu yindi nzu. Kubera iki ibi bintu bitashyizwe mu nzu imwe ngo Mukristo abibone ukwabyo? Nuko ubwonko bw'umwana w'umuntu bukunda kwakira ibintu iyo bigiye bitandukanye kugira ngo bitivanga. Ni nayo mpamvu nshuti zanjye, byanga byakunda, amasomo Imana iduha igenda iyatandukanya kugira ngo ayo masomo tubashe kuyakira. Iyi nzu rero Mukristo yajyanwemo noneho irimo umwijima. Murabyumva, noneho biratandukanye. Aha ntabwo ari isomo ryiza. Ahandi twagiye tuhabona hari ibintu byiza cyane, inzu yari irimo abantu ukabona ni iki, ariko iyi ngiyo, iri somo ryo rirababaje cyane, ndagira ngo uryiteho. Iyi nzu yari irimo umwijima. Hari umuntu wicaye mu kazitiro k'icyuma, kandi uyu muntu yari afite agahinda, yari yitangiriye itama, yasuhuzaga umutima nk'uwenda gupfa. Ubwe Mukristo atangiye kumuganiriza, hari ibimenyetso yamubwiye uko amerewe. Yaramubajije ati, umeze ute? Aramubwira ati, nduko ntarindi kera. Nshuti zanjye, bishoboka ko nawe ukuri uyu munsi wa none atari ko wari uri kera. Niba kera hari icyo Imana yari yarakoze muri wowe, uyu munsi wa none isi, inshuti, Satani, abadayimoni bakaba barakwigije kure y'Imana, bakakujyana kure y'inzu y'Imana, bakakujyana kure y'umurimo w'Imana, ndetse bakakujyana kure yo gutekereza kuzima. Umeze uko utari uri kera. Nshuti zanjye, ikintu kigaragara aha ngaha nagira ngo mbabwire mukwiye kwitondera ni iki ngiki. Ukwiye kuba uzi itandukaniro ry'uko wari uri kera n'uko uri. Bibiliya iravuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yari yirengagije, ariko itegeka abantu bose kwihana. Inshuti yanjye, byaba byiza ubu agakiza karabaye umurongo ucibwa hagati y'iminsi y'ubujiji wamaze n'iminsi yo kumenya Imana. Reka mbabwire, ubundi mu isi abantu bagira ibihe bitandukanye, ariko ku muntu wamenye Imana, ibihe byose yaciyemo Imana ibigabanyamo imigabane ibiri. Ibigabanyamo umugabane wa mbere ukitwa iminsi yo kujijwa. Iyo ni iminsi twamaze turi abapagani, dukora ibyaha n'iby'abapagani bifuza, tutagira umwami Yesu umwami n'umukiza. Noneho tukagira n'iminsi yo kujijuka. Iyo minsi yo kujijuka nta yindi, ni iminsi guturuka umunsi twihaniye tukakira umwami Yesu, amaraso yakeza inenge yacu. Kuva uwo munsi hari impinduka iboneka mu mibereho yacu. Nshuti yanjye rero, ucekinge cyangwa se urebe neza niba ukuri ariko wari umeze kera. Byanga byakunda hakagombye kuboneka impinduka. Kera ukaba wari mubi, ubu ukaba warabaye mwiza ku bwa Yesu Kristo. Ariko niba kera Yesu Kristo hari icyo yari yaragukoreye muri wowe, warangiza ubu ukaba warabaye uwundi, ndakwinginze tabara, ubuzima bwawe buri mu kaga. Amateka ye rero yivugiye, yavuze amateka ya mbere, kuko uyu mugabo afite amateka abiri. Nababwiye ngo abantu bose bagira amateka abiri. Amateka yacu agabanyijemo iminsi iburyo bubiri, duhereye kuri iryo somo ryo mu byakozwe n'intumwa. Uyu nawe rero yafashe imibereho ye ayigabanyamo ibice bibiri. Icya mbere, amateka ya mbere, nibwiraga ko ndi umukristo, nkiyita intungane, kandi nibwiraga ko ntunganiye kujya ku rurembo, nkibwira ko nzajyayo. Aya ni amateka ye ya mbere. Mukristo arongera amazi ati, noneho ubu urute, umeze ute? Noneho ubu ngubu amateka ya kabiri ni ayaye. Arangije aravuga ati, ndi umwihebe,
nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazitiro. Mu magambo make, akazitiro gashushanya kwiheba umuntu agira amaze gutandukana n'Imana n'ibyayo n'amahirwe yose Imana yagennye yo kumukiza akaba yayanze. Ibyo bintu bijyana umuntu bikamwinjiza mu gahinda atazakurwamo n'umunezero uwo ari wo wose, yaba inzoga, yaba gusambana, yaba kugira amafaranga menshi, ntabwo byagukuramo aka gahinda. Aka gahinda rero mu gitabo cy'Umugenzi nibyo bahita babisobanura. Uyu nguyu wari uri mu kazitiro yaravuze ngo nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazitiro, simbasha gukira ndetse sinshobora gusohoka. Rero wakwibaza, uyu muntu afite amateka abiri? Oya, mu by'ukuri nubwo ari amateka abiri arimo kwerekana, amateka ya kabiri ni ingaruka zo kwitwara nabi. Ariko amateka ye ya mbere yaravuze ngo nibwiraga ko ndi umukristo. Mu magambo make, ntiyigeze aba umukristo ariko yarabyibwiraga. Ntiyigeze aba intungane, yarabyibwiraga. Ntiyigeze atunganira kujya mu rurembo rwo mu ijuru ariko yarabyibwiraga. Yibwiraga yuko azajyayo. Ntabwo ari ijambo ry'Imana ryabimwemeje, kandi nanone si umwuka wera wabimwemereje mu ijambo rye. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo abantu benshi bafite amateka yo kwa Satani, ariko Satani nawe ni indyarya, abayereka yuko ayo mateka ari mu buryo bubiri kandi ari amateka amwe. Amateka yose umuntu yaba afite atuma atabona Imana. Ayo mateka atuma, reka njye ikintu mbabwire, uretse kwakira umwami Yesu, ibindi bintu andi mateka umuntu yakurataho yose ntacyo amaze. Gusa uyu munsi wa none mwakwibaza muti, wowe uri umubwiriza ukaba utubwiriza, byanga byakunda wowe ufite ayahe mateka? Hari abantu bahita batangira bakabwira umuntu ngo nababwira amateka uko yaje, ese ugeze ku ruhe rwego, Imana yagukoreye ibiki muri uru rugendo, ko twumva. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, twese tugira amateka abiri. Iyo tumaze kwakira Yesu Kristo, iminsi yo kujijwa Imana irayirengagiza, yarangiza ikadutegeka kwihana. Amateka ya kabiri rero, iyo tumaze kwihana no kwakira umwami Yesu, nta mateka twongera kugira, ahubwo amateka yacu tugendera ku mateka ya Yesu, kuko nta mateka mazima twigeze tugira. Nshuti zanjye, byanga byakunda, hano uyu mugabo yavuze ibintu yazize. Umukristo yaramaje ati, ariko ni ibiki wazize? Menera ibanga, ni igiki cyatumye winjira muri aka kazitiro? Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu nawe ubyiteho niba udashaka kuzasohorezwaho n'uyu mugani mubi. Icya mbere, yaretse kuba maso no kwirinda. Uyu munsi wa none, kuba maso tubiheshwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Kwirinda tubiheshwa n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ushobora kuba ibintu wari wararetse mu gihe cyashize, mu gihe wari uri maso, uyu munsi wa none ushobora kuba usigaye ubirya. Ibintu utanywaga, uyu munsi wa none ushobora kubona urimo kubinywa. Nshuti zanjye, hari imbaraga ya Satani yadusubije mu kongera kuryoherwa n'ibyo twaryoherwagamo tukiri abapagani. Hari imbaraga yongeye kudukundisha imyenda mibi twambaraga. Hari imbaraga ya Satani yongeye kudukundisha ibyo twanywaga. Hari imbaraga yongeye kudukundisha ibyo twaryaga. Hari imbaraga yongeye kudukundisha abantu twabanaga kera tutaramenya umwami Yesu, kandi uyu munsi wa none tukaba twicarana nabo, ntitubabwira aho twagiye, ntitubabwira ibyo twamenye, ahubwo bo bakatubwira ibyo bagezeho twaragiye. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo kwirinda. Ku bantu barimo kunyumva, muze kwiga neza ubutumwa bw'abamarayika batatu mu Byahishuwe 14. Marayika wa gatatu, ubutumwa bwe, abantu batirinda, abantu batari maso mu ijambo ry'Imana, ntibabe birinda, ntibashobora kuzava muri Babuloni. Byanga byakunda, Babuloni izagufata, izaba ifite uruhare rwawe yafashe. Icya kabiri, uyu mugabo yavuze kwifuza kwamujyanye aho gushaka. Ndajya mbabwire ngo bantu b'Imana, iyo twakira umwami Yesu aduha imbaraga zinesha kwifuza. Ariko nagira mbabwire ikintu gikomeye, uko tugenda turekura ijambo ry'Imana no gusenga, uko tugenda tureka umwami Yesu ntatubere agaciro mu mitima yacu, byanga byakunda kwifuza kugeraho kukadutwara nk'uko ishashi iri mu mwuka itwarwa mu kirere. Hari ukuntu uba wicaye ahantu wajya ko ukabona serwakira irikaraze, ihita izamura. Ntabwo serwakira yazamura ibuye, ntiyazamura igiti, ntiyazamura ikindi kintu kiremereye, ahubwo serwakira icunga utuntu tutaremereye akaba ari twizamura. Muri utwo tuntu rero, ishashi, ikintu cy'ishashi,
ishashi iri mu mwuka irazamuka ikajya hejuru. Iyo igeze hejuru ihura n'iyindi miyaga itandukanye ku buryo iyo shashi ishobora kuhirirwa aho umuyaga uyijyanye ariho ujya. Nshuti zanjye, iyo twamaze kugira kwifuza tumera nk'iyo shashi. Kwifuza kuradutwara. Umukobwa mwiza yatambuka cyangwa umugabo mwiza yatambuka ukabura mukurikiye, ubwenge bwawe bugapfa, ukibagirwa ko wubatse urugo, ukibagirwa ubuzima bwawe, ukanibagirwa ko wamenye umwami Yesu. Wa wundi nawe aho mumenyaniye, aho mutangiye kumenyanira, wa wundi kwifuza kwa kujyanye ku mugabo cyangwa ku mugore kugira ngo musambane, iyo umugezeho usanga ari umunywi w'inzoga, ugasanga kuganira nawe biragusaba kunywa inzoga cyangwa kurya ibyo utaryaga. Nibwo ujya kubona ukabona abantu bagize, nyuma yabyo ukazahasanga amafaranga kwa ntibishoboka. Kugendana nawe no gukundana nawe biragusaba ubushobozi. Niho uzajya kubona ubona abagabo barimo baragurisha inzu, abadafite inzu ni abasore ubwo bajya kwiba cyangwa bakajya kugira ibindi. Kwifuza kukazaza guhora kugutwara. Umuntu iyo shashi imanuka gusa ari uko ya miyaga yayishwanyuje. Ni nayo mpamvu muzabona kwifuza gutwara umuntu kugeza igihe mujya kubona mukabona umunsi wo gushyingurwa wageze, nta kintu asize inyuma, nta nama nzima, urugo rwe rurira, abaturanyi barira, abo basenganaga barira, batarizwa nuko babuze umuntu w'ingenzi, ahubwo barizwa n'amaherezo ye. Mukristo yakomeje kwitegereza uyu mugabo uri mu kazitiro, yakomeje kumuganiriza, aramubwira ati ngewe nakoze ibyaha by'ibyitumanano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana. Kuba ijambo ry'Imana ryarakubwiye ikintu warangiza ukakirengaho ukizi, warakibwirije, warakiririmbye, warakimanikiye akaboko kuri Yorodani ujya kubatizwa, warangiza ukavuga ngo kama mbaya Imana irahari, reka ngikore nzihana, igihe kiracyariho. Nshuti zanjye, ibyaha by'ibyitumanano bigiye kuturimbuza. Kandi ikibazo cy'ibyaha by'ibyitumanano, abantu bakora ibyaha by'ibyitumanano ni bande? Reka da, ni abantu bakomeye mu nzego zikomeye z'idini, ni abapasiteri, ni ababishopu, ni abapadiri, ni abashehe, ni abavugabutumwa nk'uku nguku umeze, ni abaririmbyi, abantu bitwa abadiyakoni, ba bantu bakora mu nzu y'Imana nibo bakora ibyaha by'ibyitumanano. Kuko ijambo ry'Imana baba bararisomye, ajya gukora icyaha, ijambo ry'Imana rikamubuza cyangwa amahame y'ibyo yizera akabimubuza, yarangiza agahita avuga ngo kama mbaya, agatsikamiza umutima we uburakari, agatsikamiza umutima nama we icyo cyaha. Ibyo rero bivamo kubabaza umwuka wera, nk'uko uyu mugabo yabivuze. Yakomeje avuga ati ngewe nanababaje mwuka wera, aragenda mvaho. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3, nimureba abantu bo kwa Nowa nibyo koko barabasambanyi, barabajura, barabasinzi n'ibiki, kandi ibyo byaha bishobora kurimbuza. Ariko icyaha gikomeye cyane bakoze ni uguhora baruhanya na mwuka wera. Nshuti zanjye, ushobora kuba tumaze igihe turushya mwuka wera. Kenshi na kenshi burya najya mbabwire, hari ibyaha bitungura umuntu, ukabona umuntu aguye mu cyaha nawe akaza kwibaza aho yaciye ajya kugikora bikamuyobera. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo muri ino minsi ibyaha dukora ntabwo ari ibyaha bidutunguye, oya, ahubwo umuntu aricara agategura icyaha, akavuga ati ku itariki mu kwezi kwa 5 tariki zinizi, umuntu witwa kana kuriya mukobwa nzamujyana ku Kibuye, nzamujyana ku Gisenyi, tuzatemberana Dubai, kandi nidutemberana nzamujyana mbyita ko tugiye kurangura, nitugerayo nzashaka uburyo mbigenza, ariko impamvu injyanye nta yindi, ngomba gusambana nawe. Icyo cyaha umuntu akakizana mu materaniro, akakijyana muri korari kurepeta, icyo cyaha umuntu akakicara niwe, icyo cyaha umuntu akagitangana ubuhamya ku ruhimbi, akaba yajya kuri televiziyo no kuri radiyo atwite icyaha. Nshuti zanjye, ibi bibabaza mwuka wera. Ntago mwuka w'Imana azahora aruhanya n'abantu. Ndakwinginze, niba biriya byo hejuru waramaze kubigwamo, ariko ndakwinginze orohera ijambo ry'Imana, mwuka wera agufashe kugira ngo uve mu bihe bibi urimo. Yarakomeje aravuga ngo nihamagariye Satani araza mbamo. Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ariko iyo kurwanya Satani byahagaze, byanga byakunda uba umwihamagariye. Nshuti zanjye, niba warasubitse intambara ukaba ubona Satani atakikurwanya nk'uko yakurwanyaga kera, ndakwinginze saba Imana isubukura intambara yayo muri wowe, kuko iyo utarwana na Satani uba umwihamagariye. Narakaje Imana irandeka, ninangiye umutima ku buryo ntabasha kwihana, nabambye Yesu bwa kabiri. Abaheburayo 6:6,
nasuzuguye Yesu, nsuzugura ubuntu bwe, ibintu by'agakiza nabihinduye amazi. Nshuti zanjye, uyu munsi ushobora kuba ufite igare ry'abantu mugendana bamaze kugutwara umutima ku buryo ibintu by'agakiza bisigaye byaraciwe amazi imbere yawe. Nahemuye mwuka utanga ubuntu. Abaheburayo 10:28. Ibi bintu amaze kubivuga, Mukristo yaramurebye arababara cyane, aramubaza ati none nshuti yanjye, ni igiki cyatumye ukora ibyo bintu ko numva ari bibi, ko numva amaherezo ari mabi, ahazaza hawe ukaba nta naho ufite? Ni ibiki byatuma gukora ibyo bintu? Uyu mugabo wari uri mu kazitiro arangije aramubwira ati ntago nabiguhisha, nashakaga guhaza kwifuza kw'iyi si, nashakaga ibinezeza kugira ngo mbone ibinezeza n'indamu byayo. Nari nzi ko nzabikuramo kwishima no kwinezeza, ariko umusozo we wabaye mubi. Nshuti zanjye, turi mu gihe abantu barimo kuva mu by'agakiza, turi mu gihe abantu barimo gusohoka mu nzu y'Imana, turi mu gihe abantu bataye itorero, turi mu gihe abantu baretse n'umurimo w'Imana bakoraga, turi mu gihe Satani arimo kwereka abantu uburyohe bw'isi kugeza ubwo imitimanama yabo barayicecekesheje ku buryo ntashobora kumva indirimbo nziza y'Imana kugira ngo iyo ndirimbo itamucyurira. Iyo agiye kuvugana n'umuntu, iyo ugiye kumuganiriza arakubwira ati ndabizi, ubwo umuje kumbwira bya bintu by'agakiza byo gucira witeka, ibyo bintu simbishaka kubyumva, ngiye sinkibishaka. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, musabire abantu bateye izi ntambwe, kandi nanjye nawe niba hari intambwe zerekeza muri aka kazitiro, akazu ukaba wamaze kukicaramo ariko byibuze hari ahantu utarasudira, sohoka wihuta ndakwinginze. Ibi biratangaje. Iri somo rya gatandatu Mukristo nta nubwo yigeze abaza, ntabwo yigeze abaza ngo ibi bintu bisobanura iki, ngo musobanuza musobanurire. Umutimanama wa Mukristo wamubwiye iki ibi bisobanura. Kandi inshuti yanjye, sinkwifuriza iri somo rya gatandatu ko ryagusohoraho, nkwifuriza yuko rya somo rya gatanu tumaze kwiga wazarwana ukinjira kugeza igihe uzambikwa imyambaro mu ijuru bakaririmba. Hano biratangaje cyane. Nshuti yanjye, nagira ngo twihuta twinjire mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Iki gitabo ngiye kugusomera ibintu bigeze kuri 2 bidasanzwe. Muri iki gitabo mu cyigisho cyitwa Ahazi, ni igice cya 27, ni kuri page 297. Baranditse ngo gushora umuntu mu cyaha, gushora umuntu mu cyaha no kukimusigamo atagira gifasha, kandi nta byiringiro afite, ndetse afite ubwoba ko atababarirwa, ni igikoresho cyihariye Satani akoresha. Nshuti zanjye, aya magambo aratangaje. Gushora umuntu mu cyaha, kukimusigamo nta bufasha, kandi ukamusiga nta byiringiro afite, afite ubwoba ko atababarirwa, ni igikoresho cyihariye cya Satani akoresha. Kandi uretse ibi, n'umuntu Satani akoreramo niko agusiga. Uricara ugakundana n'umuntu uri umwana w'umukobwa, ugakundana n'umusore, iwanyu bakubwira ntiwumve, abavandimwe bakugira inama reka da, akaguca mu rusengero, akaguca iwanyu mu rugo, akaguca muri bene wanyu, mugahora muzengurukana murgira mugira gute, yarangiza iyo amaze kugutera inda, amaze no kugutera sida, byanga byakunda iyo utangiye gutaka icyo agukorera nta kindi, agusiga mu cyaha, yarangiza akagusiga nta bufasha, akagusiga nta byiringiro ufite, kandi yarangiza mesaje akoherereza ziba ari mesaje zigutera agahinda ku buryo ubona kwiyahura ari byo byiza kuruta kubaho. Biratangaje uko tubana na Satani cyane, ageraho akatwimuriramo ibintu bimurimo. Muri iki gitabo baranditse ngo ariko Imana, amen, ubwo Imana igiye kunyuranya n'ibya Satani, ariko Imana irarika umuntu igira iti yisunga imbaraga zanjye abone kuzura nanjye, ndetse niyuzure nanjye, amen.
Imana ngiri isano ikeneye. Irimo irabona ko koko Satani yagukoresheje amahano arangije araguta. Murebe Adamu na Eva bakimara gukora icyaha, Satani yarabataye abasiga bambaye ubusa, abasiga bazerera mu kangaratete, arangije basigara nta kintu gishoboka bagezeho. Hari abantu benshi Satani yagiye yashuka yabagera mu kaga yarangiza akabata, ariko icyo Imana irimo kumbwira nawe ikubwira ni ikihe? Yesaya 27:5, yisunga imbaraga zanjye abone kuzura nanjye. Uwo muntu umeze gutyo ndetse niyuzure nanjye, ndabinginze muhinduke inshuti z'Imana. Muri Kristo ibintu byose byarateguwe kandi gukomezwa kose kwaratanzwe. Ayo magambo ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami page 297 mu gice cya 27 mu cyigisho cyitwa Ahazi. Kuri page ya 548 mu cyigisho ni igice cya 47, igice cya 47 abahanuzi n'abami mu cyigisho cyitwa Yosuwa na Marayika baranditse ngo umushukanyi aba yiteguye kubarega nk'uko yari yiteguye kurwanya Yosuwa. Atunga urutoki imyenda yabo y'ibizinga. Satani atunga urutoki imyenda yacu y'ibizinga, ibyaha byacu ariyo mico yabo yanduye. Yerekana intege nke zabo n'ubupfapfa bwabo, ibyaha byabo byo kudashima, kuba badasa na Kristo, kandi ibyo bikaba byarasuzuguje umucunguzi wabo. Ashishikarira kubatera ubwoba kubwo gutekereza ko ibyabo nta garuriro bifite, ndetse ko ibizinga byo kwandura kwabo bitazigera byuhagirwa. Mu magambo make, Satani ahahamura umuntu wakoze ibyaha, akamuhahamura amwereka ko nta mbabazi zihari. Nshuti zanjye, wowe urimo kuntega amatwi muri iki kiganiro, ndabizi neza ko Satani afite ibintu muri no minsi arimo kutuzana imbere, aturega, atwereka ibyaha twihaniye kera ariko akabigarura mu ipica nshyashya, atwereka ko tutababariwe. Uyu murimo Satani arimo gukora azakomeza kuwukora no mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uyu munsi wa none Satani yiteguye kuduhahamura ngo atwereke ko imbabazi zidahari. Ubu Satani arimo ararangaza abantu ngo abibagize imbabazi z'Imana, abereke ko bari mu kazitiro, kugira kandi imbabazi ziracyahari. Ikibazo gihari rero, mu minsi iri imbere ubwo imbabazi zizarangira nibwo Satani azakangura abantu. Turaje turabyiga mu mwanya. Satani azakangura abantu ababwira ati nimukanguke ibihe bitabacika. Satani kuri iyo page, Satani azi neza ibyaha yateye ubwoko bw'Imana gukora, kandi abarega avuga ko ubw'ibyaha byabo bikuriyeho uburinzi bw'Imana, bityo akavuga ko afite uburenganzira bwo kubarimbura. Avuga ko bakwiriye gucibwa, ntibagirirwe ubuntu n'Imana nk'uko nawe byamugendekeye. Aravuga ati, mbese mwumva amagambo Satani avuga imbere y'Imana buri munsi kubera njye nawe n'ibyaha byacu. Satani yegera Imana akavuga ngo mbese aya magambo niyo avuga, ariko kuvuga ngo yegera Imana utumva yuko yegera Imana ngo ajye mu ijuru, ntashobora gukandagirayo. Nshuti zanjye, Satani arega ari mu isi. Muri iki cyigisho muraza kubibona, ntabwo akigera ku marembo y'ijuru, nta nubwo Satani akinjira mu ijuru. Kuva Yesu yavuga ngo ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa, mu gitabo cya Yohana muraza kubibonamo, Satani aregera mu isi gusa. Iyo arega mu isi rero avuga ngo iki? Aravuga ngo mbese ni abantu bagomba gufata umwanya wanjye mu ijuru, ndetse n'umwanya w'abamarayika bifatanyije nanjye. Satani aricara akareba akavuga ati niko ubu koko ibi bintu umusoni arimo gukora, ibi byaha kanaka arimo gukora, ibi ngibi ubu uyu niwe muntu mwatoranyije ngo azansimbure mu ijuru mu mwanya wanjye koko n'abamarayika banjye. Aya magambo arababaje nshuti zanjye, amagambo akomeye. Igihe abayahudi bangaga kwakira Kristo, aya magambo yo ari mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose mu gice cya 33. Igice cya 33 wifuzwa ibihe byose, mu cyigisho cyitwa abavandimwe banjye ni bande, basobanura icyo cyigisho kuri page ya 217 y'uwifuzwa ibihe byose. Baranditse ngo igihe abayahudi bangaga kwakira Kristo bakoze icyaha kitababarirwa. Abantu bari bazi neza ibihamya, bakakira bakamenya iby'agakiza, barangiza bakamenyeshwa neza iby'Imana, bakanga Kristo ku mugaragaro. Cyane cyane aba ba Kayafa, bari abantu ba Herode, aba bari bazi neza, barwanyije umwami Yesu bakamwica babizi neza babishaka. Bakoze icyaha kitababarirwa.
kandi natwe dushobora gukora ikosa nk'iryo ngiryo binyuze mu kwanga kwakira irarika ry'imbabazi, dutukisha umwami. Dukomeze dusome. Dutukisha umwami w'ubugingo kandi tukamukoreza isoni imbere y'isinagogi ya Satani no mu maso y'ibyaremwe byose, igihe twanze gutegera amatwi intumwa ze, ahubwo tukayategera abakozi ba Satani bajyana umuntu kure ya Kristo. Igihe cyose umuntu akiri muri ayo ntashobora kugira ibyiringiro cyangwa ngo abone imbabazi, kandi ku iherezo atakaza ubushake bwose bwo kungwa n'Imana. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none ibintu bishobora gutuma werekeza mu rugendo rwo gutuka umwuka wera ugakora icyaha kitababarirwa, icya mbere ni ukuba kwanga kwakira irarika ry'imbabazi ry'Imana rikorera mu mutima wawe binyuze mu byanditswe byera. Gutukisha umwami w'ubugingo ukamukoreza imbere isoni imbere y'isinagogi ya Satani, gusebya Imana imbere y'abapagani, ndetse noneho warangiza ukanga gutegera amatwi intumwa z'Imana zikugira inama zo kuva muri ibyo, ahubwo warangiza amatwi yawe ukayategera abakozi ba Satani. Aya magambo arakomeye. Reka tujye ku isomo rya karindwi ari naryo risoza. Mukristo musobanuzi yamujyanye mu kindi cyumba, arangije abona umuntu wabyukaga yambara ahinda umushyitsi. Uyu muntu yari yarose inzozi ziteye ubwoba, yari yarose ibicu byiruka, impanda ivuga, haboneka uwicaye ku gicu agoswe n'ingabo. Ijwi ryari ryazuye abapfuye ngo bacirwe urubanza, ibitaragiye kubona ngo biraturitse, abapfuye bavamo, bamwe bashimye, bamwe bavuye muri ibyo bituro bishima bararamye. Kurarama twamaze kubona ubusobanuro bwabyo. Abandi bitwikiraga imisozi ngo bihishe. Hari umuriro utandukanya abo bantu n'uwabaciraga imbere urubanza wari uri imbere yabo. Hatanzwe itangazo ryo guteranya umurama n'ibishushungwa. Mu magambo make, itangazo ryaratanzwe ryo kurundanya ibishingwe. Ryatanzwe barangije ibyo bishingwe bijugunywa mu muriro. Ikindi, urwobo rwari ruri iruhande rwe rwarasamye hafi ye ngo rumumire. Hari ibindi bintu bikomeye yabonye. Yagiye kubona benshi barazamuwe bajyanywe mu bicu, ariko agiye kubona warasigaye. Arabwira Mukristo ati, icyambabaje nagiye kubona abandi barazamuwe, ngewe ndasigara, numva nanjye ndashaka kwihisha, ariko birangije biranga. Umukristo aramubaza ati, se kubera iki? Aramubwira ati, umva rero, uwicaye ku gicu yampangaga amaso, umutima wanjye undega ibyaha. Arangije ako kanya yahise akanguka. Nk'uko njye nawe iyo turimo kurota ibintu bibi, byanga byakunda hari step ugeraho mu nzozi ukumva umutima urenda gushwanyuka, nibwo ujya kubona ukabona umuntu akangukiye hejuru. Bishoboka ko nawe waba warigeze urota ibintu nk'ibi. Abantu iyo tukigera mu by'agakiza natwe tugira inzozi zigiye zitandukanye, tugira indoto zigiye zitandukanye, ariko amaze gukanguka Mukristo yaramaje ati, se ikintu cyaguteye ubwoba mu nzozi wagize ni ikihe? Yaravuze ati, umva, cyane ubwoba cyane nuko nibwiraga ko umunsi w'amateka usohoye niteguye, ariko ikibabaje bateranyije abandi ndasigara. Mukristo arangije ati, umva rero, ibi bintu ko ari isomo rikomeye. Nshuti zanjye, uyu muntu harya batubwiye ko yari ameze gute? Yahindaga umushyitsi yambara, arimo kwihuta. Ubu Satani aradusinzirije. Hari ibintu byinshi Satani arimo kuduhisha. Hari abantu bazakanguka imbabazi zarangiye. Satani ni umuhanga. Abantu bajya bakina akazungu, murabona bano bantu bajya bakina urusimbi, hari ukuntu bajyaga bafata ibibiriti bitatu, barangiza ikibiriti kimwe bakagitereka, kuko intoki murabizi ni ebyiri. Noneho yarangiza agafata ikibiriti kitarimo ikintu akagishyira iburyo, yarangiza ikirimo ikintu akagishyira ibumoso, yarangiza agakaraga akakubwira ati, rwose urebe neza, urebe. Icyo akora ni iki? Ahantu uhagaze akwegereza cya kibiriti kitarimo ikintu, noneho yarangiza ikibiriti kirimo ikintu akakiyegereza, kugira ngo amatsiko yawe byanga byakunda akoreshwe. Ariko icyo akora, acurika intoki kugira ngo utamenya aho ikibiriti kirimo ibintu kiri. Satani niwe wazanye uyu mukino w'urusimbi, kandi nawe arawukina.
ku bantu igihe imbabazi zigihari arimo aradushuka ko imbabazi zaturangiranye. Mu gihe imbabazi zizaba zirangiye, Satani nibwo azakangura abantu ababwira ati mukanguke nimujye mu bintu by'agakiza, muve mu bintu byari byarabatwaye mushaka Imana. Ariko icyo gihe bazashaka Imana ntibazayibona. Mukristo arangije aravuga tumva rero ibi binteye ubwoba, iri pica ry'uyu muntu binteye ubwoba, ariko binteye n'ibyiringiro. Nshuti zanjye, hari amasomo menshi Imana izakwigisha, ayo masomo kugira ngo aguhe ibyiringiro ariko anagutera ubwoba. Igihe cyose uziga ibintu ugasanga biragutera ubwoba gusa ntibikongera ibyiringiro, uzamenye ko atari Imana irimo kukwigisha. Muri no minsi turimo kwiga ubuhanuzi, nibyo koko ibintu bigiye kuba mu minsi iri imbere. Usomye Bibiliya ukareba imipango Satani afite y'ibintu bigiye gusohora ku bantu, yewe ni ibintu biteye ubwoba pe. Ariko niba wiga ubuhanuzi ukagira ubwoba gusa, uri umunyabibazo. Najya mbabwire ngo twiga ubuhanuzi, Imana ikatwigisha ibyanditswe byera kugira ngo tugire ibyiringiro ariko tugire n'ubwoba, ubwoba bw'uko ubuhanuzi bubi bwadusoreraho, ibyiringiro by'uko umwami wacu ari ufite kontrole, ari urimo kuyobora ibintu byose. Musobanuzi arangije abwira Mukristo ati rero ujye uhora wibuka ibi bintu bikubera imihunda yo kukurya isataburenge ngo ugire umwete mu rugendo rwawe. Ibi bintu ujye uhora ubyibuka kugira ngo ahantu hose uzaza ugera ujye ugenda uvuduka uhunga icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo uhungire ku Mana yawe, maze umwuka wera azagufashe muri uru rugendo, kandi Uwiteka azakuyobore muri uru rugendo. Arangije Mukristo yahise ahimba indirimbo. Mukristo yasohotse indirimbo yahise atangira guhimba indirimbo igendanye n'amahirwe agiriye aho hantu, ibintu ahungukiye. Uyu munsi wa none indirimbo nyinshi ni indirimbo zitagendanye n'ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mu bantu, ahubwo ni indirimbo zirimo firingi no guhumuriza abantu mu bibazo barimo. Ariko igihe kirageze ngo Imana iduhe indirimbo, duhimbe indirimbo, turirimbe indirimbo zihuje n'impinduka idasanzwe Imana yashyize muri twebwe. Twihuta ndagira ngo dusoreze mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ni igitabo kidusobanurira intambwe ku ntambwe uko ibihe bibi bizakurikirana, n'ibitangaza n'imbaraga z'Imana n'ububasha bw'Imana bwo kurinda abantu bayo, uburyo Imana izaza igenda ibikurikiranya. Ni igitabo cyiza, ndabasabye kugira ngo iki gitabo mugishake. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Aya magambo ngiye kubasomera yanditswe mu 1906. Ndi kuri paje, ndatangira kuri paje ya 61 mu cyigisho cya 11 cyitwa ubuhendanyi bwa Satani mu minsi y'imperuka. Kuri icyo cyigisho akagingo ka 565 565 baranditse ngo mbere y'uko imanza ziheruka z'Imana zigenderera isi yacu, mu bwoko bw'Imana hazabamo ivugurura ryo kwera nk'iryo mu itorero rya mbere ritigeze ribaho uhereye mu bihe by'intumwa. Umwanzi w'imitima yifuza gukoma mu nkokora uyu murimo, kandi mbere y'uko byigaragaza azarwana inkundura ngo abikome mu nkokora akoresheje ikanguka ry'urwiganwa risa n'iryo ngiryo. Muri ayo madini azaba yaramaze kwigarurira, Satani azaba yaramaze kwigarurira akoresheje imbaraga ye y'ubushukanyi, azayatezamo kwibeshya ko umugisha udasanzwe w'Imana wasutswe. Hazagaragaza ikanguka rikomeye ry'amadini rizafatwa nk'ari iry'ukuri. Satani namara kubona Imana igiye gukangura abantu mu ijambo ryayo, Satani azagenda yongera ibinyoma byo mu madini imbaraga. Amadini yayobye, amadini ari muri Babuloni, Satani azayongerera ubusobanuro, ayakubitemo ikintu cy'urukundo gishyushye, bagire gahunda ziryoshye ku buryo bazaza biyumvamo ko rwose Imana iri kumwe nabo. Kuko Satani azanageraho n'abadayimoni babavangiraga ase n'ubagabanya, kugira ngo intambara z'umubiri zigabanuke, biyumvemo yuko Imana ibarinda, mu gihe abana b'Imana bo bazaba bari hehe? Bazaba bari mu bihe bigoranye. Aya magambo uraza kuyasoma kuri paje ya 10 n'iya 11 y'icyo gitabo. Ku kagingo ka 4 baranditse ngo twugarijwe mu buryo budakebakeba n'igihe cy'amakuba. Amakuba atarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. None twimereye nk'abakobwa basinziriye. Tugomba gukanguka tugasaba umwami Yesu
ngo adupfumbatishe amaboko ye ahoraho kugira ngo atwambutse ibihe by'urubanza biri imbere yacu turi mu mutekano wuzuye. Kristo niwe wenyine ugomba kudupfumbatisha amaboko ye kugira ngo atwambutse ibihe by'urubanza. Inshuti yanjye, niba uyu munsi wa none ufite umutima ugucira urubanza, hungira kuri Kristo, haracyari ibyiringiro. Twihuta, inama ya nyuma nagira ngo nkugire inshuti yanjye, wowe wize iki cyigisho, Abaroma 13:11. Abaroma 13:11. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Igihe cyo gukanguka kirasohoye kuri wowe nanjye. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cyose twizereye. Ijoro rirakuze, burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugenderere. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twifuza yuko ubuhanuzi bwiza bwasorezwa kuri twe, ubuhanuzi bubi ukabuturinda. Tumanitse amaboko kugira ngo ugire icyo dukorera. Imitima yacu ifite byinshi turega. Reka tuguhungireho kugira ngo udupfumbatishe mu maboko yawe, ariho tuzamenyera urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Kandi aho ngaho niho imitego y'umwanzi Satani no gushinjwa ibyaha kw'imitima yacu kuzigizwayo. Aho niho hari ibanga ryo guhinduka. Uduhe kugira ngo iki cyigisho twize kitwongere ibyiringiro, ariko kinadutera ubwoba kugira ngo duhunge icyaha n'igisa nacyo. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.